radio televiziyo ishakwe. Dusubire ku mateka ya Kagame. Kagame ni muntu ki? Kagame yakuze ate? Kagame yabayeho ate? Kuko hari igihe yewe njya nibaza ko abanyarwanda basaba Kagame ibyo adashoboye, ibyo adafite. Kuko ibyo atanga n'ibyo afite. Kagame yakuze ari umwana wakuriye mu buhunzi, yahunze nk'uko abandi banyarwanda bahunze muri za 59. Uretse nyine we imyirariro ye, ariko hariho naho yaje kuri ku mateka ya se mu buhunzi. Ayo mateka ya se mu buhunzi ngira ngo niba wibuka neza Joseph nigeze kubivugaho kera igihe yatangaga itegeko ryo gutaburura ababyeyi bacu n'abavandimwe ngo amagufa ndabyibuka cyane rwose komeza. Ko nigeze no kumusaba nyine ko gutaburura amagufa yakwibuka no gutaburura ya se wazize inzara, kuko se yazize inzara. Ibyo impamvu ndimo mbivuga ni iyihe? Ntabwo yazize inzara kubera ko aricyo yagombaga kuzira, byari ubugwaba habi bw'ubuhunzi, ariko noneho no kwanga gukora nk'uko Kagame umuhungu we yabivuze, avuga ko se yasekaga ngo undi mututsi wagiye guhinga ngo akirimiraho ibitaka ngo ibimba rikamugera mu matako ngo akananirwa kuvamo. Ngira ngo Kagame nabivuga mwabonaga ko aseka nyine yerekana ko mbega uko guhinga n'iyo mirimo mibi yari y'abahutu, atari umututsi wari ukwiye gukora iyo mirimo. Ariko ikibabaje nuko kandi kirimo ikintu kirimo n'ubugome, kwikingirana mu nzu akazira inzara. Ndavuga kugeza aho umupfakazi yasize ari we nyina wa Kagame wakoraga uturimo two guhahira abo bana, bituma kwa kugwingira mwavugaga ariho Kagame yagwingiriye, bituma atana ishuri ajya mu muhanda gucuruza ibi by'abana dukunze kwita mayibobo, udukarito tw'amagi, ibindi bintu bijyanye n'uturiya tuntu abana bacuruza mbega bakennye cyangwa batagira ababyeyi cyangwa se bafite ababyeyi bakennye. Nyuma aho amariye kwigira no hejuru aza gukora akazi ko k'abagangista, kwica, kwiba, kugeza aho nyakwigendera FredRwigema yamutaruye ku nzira amutwara mu gisirikare cya Museveni. Nihuse iyo mikurire nk'uko uyu mudokiteri abivuga, iyo wagwingiye uri umwana ntabwo ushobora kubikira. Kagame rero yagwingiye mu bwoko ari umwana kubera inzara n'ubwo bugwahabi, arabikura. Ariko noneho muri ubu buzima yigiyemwo isomo rikomeye ry'ubucakura, ubugome no kwica. Kuri we bisa nkaho ari ikintu kimunezeza, abo bita aba psychopaths cyangwa se serial killers, abantu bashimishwa no kwica, babaho bashimishwa no kwica. Kwica bikaba ari nka ntuza ye imuha ibyishimo. Rero twebwe ibyo bintu iyo tutabashije kubyumva ngo turebe ibyo Kagame akora ko ari byagwingira, ndetse ritanamwereka ko ubwo buzima yagwingiyemo adakwiye kubugwingizamwo abanyarwanda, adakwiye kubugwingizamwo abana, ahubwo ugasanga aho bigeze berekana iyi mibare nk'uko wari urimo ubivuga y'abana bagwingiye, ukagaruka none inyuma ukumva ko uwo muntu bakuriye ngo witwa ngo arabategeka nta kintu na kimwe bimubwiye kuko gwingira kw'abana.
aha rero ari naho ngaruka aho wari uvuze aho anegura twe tuba hanze ngo twikorera amakarito ngo twoza abapfu tugira ibyo bintu kubivuga kuri we ntibitangaje kuko ikintu yubakiyeho cya mbere ni jenoside yubakiyeho mwibuke neza ko n'imiryango yacu yaguye muri jenoside ababyeyi bacu abavandimwe inshuti Kagame yatanze itegeko ryo kubatabura abiwacu batanze itegeko ryo kubatabura muri 2006 ngira ngo barabataburura aho rero wavugaga ngo koza bapfu we yozaga amagufa bakayasiga bakajyana mu rwibutso ahantu twari twarashyinguye imiryango yacu tukahubakira bakahasenya kugira ngo bakuremo ayo magufa ibyo rero kuri Kagame nta kintu na kimwe cy'iryo gwingira ry'abana rimuteye ikibazo afite ubu ngubu gikomeye ni iki ikibazo afite gikomeye nuko yari yaramenyereye kwiba Kongo afite abamushyigikiye ubaho perezida Felix Tshisekedi agiriye ku butegetsi yagerageje nk'uko yabivuze gukora business nawe ariko Tshisekedi nawe icyo yibagiwe ko Kagame yagwingiye mu bwonko uwo gwingiye mu bwonko ntashira inzara ntashira umururumba ahorana ubugome ngubwo Kagame afite biramunanira kugeza aho noneho Tshisekedi afashe inzira zo kwereka amahanga ko Kagame yamunaniye adashobora kwihanganira ko yongera gusenya igihugu cye nk'uko yabigenje mu gihe cy'imyaka 28 ishize ikindi wagarukaho ukareba nk'uko wari umaze kubitubwira muri ya nama y'umushyikirano aho yikomye uriya mudamu Claire Kamanzi akamutura umujinya nicyo kikwereka uko Kagame yakuze nicyo kikwereka uburere afite nicyo kikwereka ko ari umuntu wo kwibarabara wundi wakuze ari mayibo badatinya gutukana adatinya gukorera imiriyasiyo abo bari mu yandi magambo za ndwara zitandura ndaza kubigarukaho zuriya mudogiteri yavugaga nyine ziherana umuntu wagwingiye arazirwaye zose arazisazanye nicyo nshaka kuvuga nicyo ngicyo nyine nishaka kuvuga nizo ndwara zitandura atavuga harimo n'ubwo bugome no kutagira uburere icyo rero ndashakaga kugarukaho gikomeye unyihanganire nashakaga kugaruka ko ibi bibazo byose byo kwica gutaburura amagufa y'abantu bashyinguwe ukayoza ukayasiga amarangi kujya kuyazanjerini kujya kuyamanika mu bubati hirya no hino murereka amahanga ngo ko habayeho jenoside ukoresha ubwo bugome no gukorera toca ababuze imiryango yabo muri jenoside no kubohozamo Roma mu mutwe yo kubereka ayo magufa y'abantu bari barashyinguye wowe ujya kuyabereka aho wayamanitse mu nzibutso ibyo biza icyo bibyara niki ni umuvumo ku gihugu ni umuvumo ku baturage ibi nibyo kera bajyaga igihugu cyagushaga ishyano bakajya guhanuza kwa Kagame rero ntawuhanuza kuko we kubera ko baramutinya kandi impamvu abanyarwanda bamutinya nuko ari umwicanyi arica ni nayo mpamvu naho mwahoze muvuga ibijyanye n'imishahara nk'uko twahoze tubivuga babategeka gufata amafaranga ngo bayatware bayashyire ibisabo bakayafata bakayajyana kubera gutinya gupfa ibyo rero mu by'ukuri uwo muvumo nimba abanyarwanda batabashije guhaguruka ngo bakomere induru uyu Kagame wagwingiye mu bugome sinzi niba hariho
shisha akazi wenda ngo bazamuhe cya gikoma numvise ngo abana ngo bita gushisha kibondo kandi ariko cyangwa n'abahanga bavuga ko uwagwingiye kuba ari umwana arinda bisazana agira n'izo ndwara ariko musonera shisha kibondo inzara hari irakomeye hari afite uburyo bwinshi bwo kubirya nubwo bwose ntacyo byamumariye wagwingiye nyine nk'uko ya muganga bivuga ndaza no kubisubiramo mu magambo ye avuga nyine ko yamaze imyaka 2 y'ubugwingire nta garuriro byo ari burundu mu yandi magambo rero si Kagame gusa byabayeho burundu ni n'abana benshi b'abanyarwanda urumva abana benshi babitindamo nyine baravuga ngo 33% hamwe 40 barenze ku ijana ndetse hamwe bishika baka 50 biragenda bikura ibyo bintu byigwingira biravuga nyine ko abo bana ingaruka zabyo ari burundu mu yandi magambo rero abanyarwanda ariho arabashyira muri iyo situation yo kugwingira burundu bakazahura n'ibyo bibazo ingaruka zitavaho zo kugwingira bakagumana nazo ubuzima bwabo bwose nagira ngo aho ngaho nyine nkunganire gatoya nza no kubigarukaho wenda nsoza komeza gatoya twihuta wenda naringezaho wenda bamushakira iki gikoma ariko nkuko wari ubivuze shisha kibondo urakoze shisha kibondo abantu nabibonye aho bagore batera urwenya bati nitwakwiyimira n'abagabo ko baragenda bakazana izo za shisha kibondo bazizaniye abo bana bagwingiye ariko bigasanga no mu rugo nabase baragwingiye ngo bakakinywa pe ngo n'abagabo bakinywa ntikibagwa nabi abagore ugasanga bavuga ngo ati nakwiyimira se umugabo bikagenda gute shisha kibondo rero ntabwo ari abana gusa bagwingiye nabase bagwingiye nabo babahaho iba babahaga ahubwo ihagije ikibazo nuko baba babahaye nica nikize komeza ubwo niba hari niyo bazabona shisha akazi rero nawe bazamuhe kugira ngo ariko rero aho ageze nta cyamuzahura iyo urebye uko atuka abamuhatse iyo urebye ikangata noneho wenda tuzavugaho ubutaha amaze igihe akangata ngo aho kugira ngo arekure rusesa bagira ngo bazamutere ngo Amerika izamutere turabivugaho uyu munsi turabivugaho mu kanya ibyo rero nicyo kikwereka ko yagwingiye mu bwonko wenda uwo mudokiteri ubwo yamuzanye wenda hari icyo yazamufasha muri uko kugwingira ariko imigwingirire ya Kagame kurusha agasakure yishe wamuvuraga ijoro n'amanywa n'intambara n'imivumo y'abana b'abanyarwanda bagwa muri Kongo ababyeyi babo batabasha kuvuga abanyekongo yica amanywa nijoro ibibazo by'amaraso ahetse ntabwo ushobora kubibonera umuti sinzi niba nikuzimu hazamwakira ikindi gice urakoze cyane inama y'umutekano rusange umutekano ahungabanye muri Kongo nyine niho ubone yavuganaga igihunga n'ubwo bwinshi cyane akavuga bamubaje batese bati gusesa bagina none niyongera avuga ngo narambiwe ngo abamburinga ngo abantu bamutaza ngo mbese ngo bazakozwa b'igitero ngo bazagaba igitero bamujyane none yavuze ngo ari mu biganiro 6B aho ntacyo bikubwira yaze yego unyibukije ayo maganya ya Kagame yego rwose nagira ngo nkwibutse nyine yangende 6B yigeze kutubwira inyagirirwa munsi y'igiti cyiyuriraga yaje inyagirirwa munsi y'igiti yajyaga yurira reba nawe ameze nk'ako gakende yicaye munsi y'igiti araganya ararira aracunagurwa araboroga arivuguruza mu magambo aho niho bikwereka rya warakarebye musoni cyane aho niho bikwereka ryagwingira yego ibyo ni ingaruka z'igwingira yagwingiyemo rikamutoza kwica no gutukana n'ishongozi bwaragera amaze iminsi yishongora kuri Blinken yavuga ngo rusesa bagera ngo bazaze se ngo bagabe igitero none ati turi mu biganiro urumva ko nyine iyo tuvuga ko ageze habi ari mu manegeka rwose ubwabyo icyo kiganiro cy'ejo na Steven Clemons wo muri Semaphore
babikoraga online, ukareba uko Kagame akanaguzwa n'utwiso nyine akanaguzwa hirya no hino, ajya avuga ngo abandi ni babomborana. Sigizwe banza bavuye yibagiwe ikimuhatse. Ndabumva neza, ndiho ndakurikira, nanjye nizeye ko munyumva neza. Barakabonye ku kavideo? Narakabonye. Igihe ikibazo mbona ndetse naho ngaha nabivugira kuri semaforo nabyo ubwabyo urumva ni akantu k'akanyamakuru nk'uko twize kubivuga, ni akantu kavutse ejo bundi katazwi ahandi. Ubundi mbere n'umuntu ajyaga ajya kuri za CNN akavugwa cyane, akajya ukamusanga muri za Associated Press za Reuters, ugasanga aho hantu hose asa naho rwose ari ahantu yisanzuye uko ashaka, akavuga kose kakanyura aho ngaho. Naho ubu ngubu urumva asigaye kuri semaforo no kuri Jeune Afrique, kubera ko muri Jeune Afrique yishyuramo amafaranga atubutse, bityo nabo bakagira utuntu bagenda batangaza ku mbese ibyo yifuza gutangaza. Ikintu cyo kuvuga ngo agiye nyine kufungura Rusesabagina ko hari uburyo biriho biganirirwaho ko ngo n'abicanyi ruharwa bakoze jenoside bahawe imbabazi, birumvikana ko nta kantu ariho arekura, kubera ko umuriro wamubanye mwinshi, akavuga ati nibura aho kugira ngo bipfumukire ahantu hose, reka ngire kimwe nkiza, ndebe ko abari bankurikiye banyukirije igitutu kubera icyo kibazo cya Rusesabagina, nyine nibura abo ngabo babe bandetse. Nibandeka cyangwa yenda bashobora no kunyorohera no ku kibazo cya Kongo, cyane cyane ko nk'abanyamerika urumva ni abantu bafitanye amateka maremare cyane, ku buryo yabaye nka rwa rutugu rukura rugasumba ijosi, ku buryo kubona umunyamabanga, mbese kubona uriya minisitiri wa leta ni umuntu ukomeye cyane muri Amerika, agira icyo akaza mu Rwanda bakabonana, akamubwira ati byamubwiye byose n'icyo cya Rusesabagina kirimo, undi agahakana ati ngo bazakora intambara bagire bamufungura. Nkakurya bakoreye Nuriega. Ibyo rero ntabwo ushobora kubasuzugura gutyo, ari bo bari baguhatse ngo bareke kugira nabo tugozi bakurura tuguhungabanya. Ni ukuvuga kandi iyo urebye ukuntu ibintu bimeze, wa mugani nk'uko yigeze kuvuga ngo ari ku muteremuko, urabona amaze kugera ku muteremuko utoroshye. Kurekura Rusesabagina nko kugira ngo wa muntu uri ku muvuduko munini ateremuka agira agashami abakuruye. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri agerageza nyine ni nk'umuntu utwawe n'uruzi, ugira nyine akafata akabonye kose kugira ngo arebe ko yarokoka ntatwarwe n'umuvumba niho ageze. Bikagaragaza rero ko bwa buhangange bwa bwemarare mu by'ukuri biriho biravunguka, bikaba binerekana yuko mu mitekerereze n'ukuntu asigaye yibona mu rwego mpuzamahanga ari umuntu umaze kugira intege zitari nyinshi cyane. Ndumva aricyo nakongeraho aho ngaho giye. Urakoze cyane muvandimwe Sixwell, twavuze nyine ayo magambo yamuvuyemo muri ya mushyikirano yerekana ko ari umuntu uri ku munigo ko ataka aboroga, kandi nawe burya nubwo ari umwicanyi, nubwo ari umuntu ushimishwa no kubabaza abantu no kubabaza abanyarwanda, ariko burya hari igihe nyine ababara nawe agataka. Nibyo twari tuvuga, burya n'abagome n'abatindi barataka nyine bakabagataka bababaye. Gamiro mpamya ko rwose yamanegeka arimo ntamworoheye, kandi nabo arabigaragaza mu madisikuru avuga. Usanga niya ntare yakutse amenyo, niya nkende itagishoboye kurira igiti, ubona ko atorohewe muri ibi. Ndumva ari cyo nawe. Urakoze cyane Jonathan. Abategetsi ba Kongo bahoze basobanura bije y'igisirikare uko yiyongereye, yego, mu buryo buri hejuru cyane rwose. Bivuze ko Kongo yiteguye intambara neza. Ikindi
mubona ko Kongo yabashije rwose kwerekana ko M23 itariho ari umutwe w'abateroriste wa Kagame w'abasirikare wa Kagame. Anabwira abanyarwanda ko nta kibazo afitanye n'abanyarwanda, ikibazo ari Kagame na regime ye n'ubwo busahuzi bwe n'ubujura bwe. Ikindi babasha gukasa ya ndirimbo ya Kagame bagiye gukorera jenoside abatutsi bo muri Kongo ubu barimo barakorerwa iyicarubozo. Muribuka ko iyo ndirimbo yaririmbye muri 2015 i Burundi. Abarundi baramutera aragenda ananirwa gukora ibyo ashaka gukora. Wagira ngo aramushinze abatutsi bose bo mwese. Yabamushinze kubamara. None se ko abashora mu ntambara z'ubwicanyi kandi ko intambara zica zitabasiga. Ni nacyo naringiye kugarukaho kijyanye n'iriya mirwano. Wumva ngo birutse bafasha ariko biteye agahinda. Yosefu, amakuru twabashije kubona y'uburyo abasirikare, abana b'abanyarwanda, abana b'abatutsi babagogwe na bamwe mu bana b'abanyamurenge babashije kujyana muri ziriya ntambara bapfuye ejo bundi. Hashize mu by'ukuri muri aya mezi 2 yikurikiranya hapfa abasirikare benshi. Indege zarabarashe zirabarasa bageza aho infantry irabakurikira. Barangije barabeshya ngo bivanye ngo mu birindiro, ariko bananiwe no gutwara inkomere n'imirambo. Ibyo ni ibintu abanyarwanda nabyumvise umunsi pe. Ibyo ni ibintu abanyarwanda bakwiye kumenya ko Kagame apfusha abasirikare akohereza abandi, agapfusha abasirikare akohereza abandi, kuko nta bana be barimo, nta nicyo binamubwiye. Hari n'abana bayoragura biga bayoragura mu mihanda bakajyana ababyeyi bakayozoberwa aho bagiye kandi bagaceceka kuko nyine hariya ubwoba bwatashye abantu bose no kubaza uwabo. Icyo ni ikibazo gikomeye. Nagira ngo mugarukire kuri iriya jambo wavuze ko umusirikare arwana kubera ko yariye. Ntabwo umusirikare arwana kubera ko yariye gusa. Hari ukurya ibiryo bifasha umubiri, hari no kurya ibifasha ubwonko. Ibifasha ubwonko ni ukuba wemera iyo ntambara ugomba kurwana, ufite morale uvuga ngo sobora kwitangira igihugu cyanjye kubera ko cyatewe n'umwanzi, kubera impamvu izi n'izi ngomba kurwanira igihugu nkagipfira. Ibyo rero bitandukanye n'abasirikare ba Kagame. Abasirikare ba Kagame nta shuwa bafite. Kuba uri umusirikare barababwira bati mugomba kuba standby, ejo ni muri Kongo. Nta shuwa nimwe ufite, nta choice yo kuvuga ngo yagewe ntabwo njya kurwana intambara ntemera. Bakwicira aho ngaho imbere y'abandi. Ibyo rero bivuze iki? Bivuze ko Kagame ari muri ya manegeka tuvuga, ameze nk'umwiyahuzi. Ahubwo hari ikindi nanone tutabashije kuvuga mu byumweru 2 bishize, cyangwa se aho Kagame yari yiteguye gutera Kongo. Icyamubujije sinkizi, wenda tuzakigarukaho mu biganiro, ariko n'aya maganya afite ashobora kuba icyamubujije nacyo n'aya maganya arimo. Wenda tuzabigarukaho mu kiganiro kizakurikira. Urakoze cyane bandimwe Jonathan. Ingabo za Ngora, muribuka ibyo zakoreye ingabo z'u Rwanda muri za 98 muri za ntambara za Kinshasa, za Katona na za Ntuzi. Impamvu rero bo wumva bavuga ubugambo bwinshi n'amaganya, buriya iriya Ntuza, ariya maganya ya Kagame niyo usomeramwo ibi bibazo byose. Yapfushije abasirikare benshi kandi na bana ntabwo biraba kubera ko intambara irica, ntabwo ari umuziki. Urashaka kuvuga ko Kagame atazi gushinjagirana isheza?
no asigari munsi y'igiti ariko si igiti yuriraga aranyagirwa munsi yacyo akaborogera munsi akaboroga kandi akaboroga icyo nicyo kibere no kwimunyamunya nyine nk'imvura ntabwo yakwimunyamunya kandi yaragwingiye ubwoba nk'imunyamunya ufite izi ngabo rero iyo mwitege ibizaba kubera ko Kongo niyo ifite mu ntoki koko gutabara igihugu cya kandi bayigaragaje neza ko igihugu cye cyatewe n'u Rwanda ahubwo wakwibaza ngo ese noneho intambara kwirwanirwa muri Kongo ubu ngubu umunsi yahinduye isura ikajya muri kariya kadomo k'iwacu bizagera twahoze tuvuga iby'inzara nta masasa gato akadomo k'iwacu ribuka umwirato umwijuto wa Mubarake muganga uriya generali wavuze ngo bazajya barwanira ngo hirya kuko kurwanira mu Rwanda ngo ni nko kurwanira muri salo ngugwa ku bintu byo kubana n'ibintu byo muri salo nyine ngo bazajya bajya kurwanira hirya ngo afite Rwandeya ngo kera bagendaga n'amaguru bikabafata igihe kinini ngo none ngo nk'abo bavugiye aha ngaha Rwandeya bibe bajyanyeyo bakigarukira nyine bafite intsinzi ibyo bintu by'umwishongoro ayo maganya kuvuga ngo bazajya kurwana d'abord niki ni ukujyana abana b'Abanyarwanda gupfira mu gihugu cy'abandi bapfira ubusa atari uko barwanira igihugu ibyo rero byaturiya tugambo tw'abamubaraga ni utugambo turi aho ngaho n'utwa tundi nakoze nkubwira twabanyirahorana n'umuduri so muri make ibi bibazo by'intambara nta muntu n'umwe ukwiye kuyifuza ari umuntu muzima utaragwingiye mu bwonko kuko intambara irica intambara isiga ubukene igasiga ibimuga igasiga ibibazo bitagira uko bingana twarabibonye 1994 twarabibonye 1996 98 twarabibonye mu mpunzi z'abahutu zagiye muri Kongo uko zapfuye abo n'abana b'Abanyarwanda bagiye bapfa nta muntu nyarwanda ubu ngubu wakagombye kuba yifuza intambara yakagombye kuba asaba amahoro muri make ni ukuvuga ngo intambara umuntu yikurura amaherezo ishobora kumushibukana nk'aba mutego mubi wica nyiraho urakoze cyane muvandimwe Jonathan 6B nagira ngo wenda ntiwibagiwe n'uba byarabaye ejo nibarwa ibinyamakuru byasohotse ejo birimo bya chips reporting nk'icyo cyo mu Uganda hari n'ibindi binyamakuru byasohoye inkuru ejo irimo ukuntu Kagame yababajwe bikomeye ngo n'ukuntu yasuzuguwe na bagenzi b'umuryango wa Afurika Union Africaine ngo aho birakurikira nyine by'abanyekongo bishimiye no kuvuga itorwa rya Dr Jean Kaseya mu ikigo nyafurika gikomeje kiriya muryango wa Afurika gikomeye cyane ikigo gishinzwe kugenzura no kugenzura nyine no guteganya nyine ibyarinda ibiza muri Afurika ikigo cy'ubuzima gikomeye abantu bose bifuza kuba bayobora akaba directeur general wacyo tariki ya 18 rero z'ukwezi gushize kwa kabiri mu nama ya Gisabeba batoye nyine Dr Jean Kaseya noneho Perezida Tshisekedi arabyishimira ati nta munyekongo wari uherutse mu nzego nk'izo ngizo nyine ati nabyo ati iyi ni intsinzi mu rwego rwa diplomasi arishima rwose arabivuga biravuga pe n'ibinyamakuru birabyandika Kagame yarababaye byaramuriye ku buryo nk'uko twayibonye nyine mu binyamakuru byasohotse ejo ku itariki ya 13 nibarwa turayifite ku itariki ya 3 z'uku turimo hashize iminsi 11 ku itariki ya 3 Kagame yashishimuye ibaruwa ubundi ntajya akunda kwandika urabizi azirana no kwandika ashishimura ibaruwa iganya ibabaye
ivuga ukuntu bagenzi bo muri Afurika bamusuzuguye bagatora umuntu atashakaga kandi ngo bamutoye bose uko bangana ariko aho turi ku itariki ya 18 z'ukwezi gushize bamutora tariki ya 3 hashize ibyumweru bibiri akomeza araribwa tariki ya 3 za kuno kwezi ashishi muri yo baruwa turayifite ababaye ngo yarasuzuguwe ngo bari baramushinze ngo kuvugurura umuryango w'umwe bwa Afurika byumvikana ngo akawugeza nyine nk'uko yagenje u Rwanda nyine ukaba ikitegererezo ngo nyuma yo gukora ibyo ngibyo ngo yahembwe nyine kusuzugurwa bagatora uwo adashaka n'uwo munyekongo Dr Jean Kaseya. Biriya biragaragaza cya kindi cy'uko nyine Kagame intambara y'ububanyi n'amahanga yarayitsinzwe koko kugera ubwo yandika iriya baruwa ni ukuvuga ko n'ubu anatorwa na mbere yuko atorwa buriya hari ibiganiro byagiye biba n'abo bategetsi bose cyane cyane na Kagame ntiyabuze gutanga icyifuzo cye no gutanga umukandida wundi nyuma rero ibihugu byose bihuriza kuri uriya watowe bikaba byumvikana nyine ko n'izantege nke ariho agenda agira arushaho kugira muri mu bubanyi n'amahanga ibyo bita diplomasi n'indimi bikaba bigaragaza nyine ko mu by'ukuri imyitwarire ye igayitse muri bagenzi be igayitse ku mugabane wa Afurika. Uzirikane ko ari umuntu muri iyi minsi ishize n'ubu ngubu harubanza hari ibindi akiyerekanamo nk'umuntu ngo uharanira ishema rya Afurika. Ndumva hari ibiganiro hari ikiganiro cye nigeze kureba n'abanyamakuru bamubaza impamvu abanyaburayi nyine cyangwa se bafite ibyo mbese ukuntu barwanya ngo abantu bo muri Afurika abayobozi ba Afurika aravuga ati nibyo tubarwanya nyine abantu baharanira ishema rya Afurika nicyo babahora. Urumva rero umuntu washatse kwiyerekana nk'umuntu uharanira ishema rya Afurika ijwi rye rikaba ritagitambuka ugasanga bagenzi be bamushyira mu kato nyine birumvikana ko politiki ye yamugejeje muri bwa bwigunge ari mu mfuruka ndibuka yigeze kuvuga ngo injangwe nyine ngo ikurikiranye ukageza ku mfuruka nyine ngo nta kundi bigeze ngo iragusimbuka nikagira ite reka turebe ahasimbukagana ahasimbukaga ariko ndibaza ko buriya ntabwo bimworoheye ni ukuvuga arasimbuka afungura rusesabagina yari yaravuze ko atazigera mureka ni ukuvuga ko politiki y'ububanyi n'amahanga ye ihagaze nabi cyane ni ukuvuga ko n'ishusho ye mu karere no muri Afurika imeze nabi ndetse no ku isi ishusho ye iragenda yangirika ku buryo ni bya bindi rero by'agateruwe n'iminsi kataremera. Reka turebe ibikurikiraho kuko nk'uko urebye nk'igihe twakoreye kiriya kiganiro dusesengura uko ibintu byari bimeze tukareba n'uko bimeze ubu ngubu biragaragara ko agenda arushaho kugira intege nkeya agenda arushaho kujya mu kato. Reka turebe ibikurikiraho kubera ko ikigaragara ni uko nyine agashungu kashize iyo kashize uwahekwaga ari ingenzi. Nagira ngo musubirane ijambo murakoze. Urakoze cyane rwose. Aha nagira ngo nibutse ko muri ubu gutaratamba ko yari ukuntu abantu bari bafatanyije nyine kugura ibyibano ni ukuvuga za Qatar ziriya abo muri Qatar amaze iminsi bacicikana bajya kugerageza nyine kumufasha hirya no hino ariko urabona ntacyo bitanga basaka nk'abo guhagarika ibigomba gukorwa muri ariya masezerano yemejwe akaba agomba gushyirwa mu bikorwa agomba kurangirana na kuno kwezi kwa gatatu turimo bitaba ibyo hakaboneka ibihano wenda n'intambara ishobora no kugera ku butaka bw'u Rwanda. Ntitubyifuriza igihugu cyacu ariko ibyo ari byo byose ntabwo turi impumyi turabona ibintu bigana. Za Qatar rero uzi ko Kagame yaracuditse nazo azigurishaho za korotani u Rwanda rwari igihugu cya mbere kizohereza mu mahanga kimwe n'andi mabuye. None ubu ngubu bamwe baba baramuhaye n'imyenda ubu ngubu ariko ibyo abaha bikaba byarashize bafite nabi impungenge. Kagame nyine iyo tuvuze ngo ari mu manegeka harimo n'iyo myenda aba yarafashe yo kubaka ibibuga by'igitangaza nka za Bugesera mu gihe n'ikibuga cya Kanombe mu by'ukuri kitabura indege zicyuzura.
ibyo byose nyine ngo afatanyiriza kataragura ibyo bidege byinshi cyane byo gutunda ibisahura none ibyo bisaruro parole biyo birabura Katari nayo irahangayitse iyo yagerageza kumufasha ariko biragaragara ko naho cyo biriho bifata aho utari nshuti mwari muduteza amatwi rwose ndagira ngo shimire mu mwanya wanyu bagenzi banjye Jonathan Musonera na 6 we musanga mfura murara haryana aho bwije naho bwakeye